Mana tukuzamuye icyubahiro kubw'uyu munsi w'umugisha duhaye. Ni umunsi w'umugisha mwami kuko twongereye kubaho. Niyo mpamvu twakira imigisha yose wateguye uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo. Hari mwene data wabuze kwizera. Ndamusengeye mwami. Mu izina rya Yesu Kristo. Kuba kiriho mwami nuko mufitiye umugambi. Ndasenze kugira ngo ubu buzima umuhaye mumubere ibyiringiro by'uko hari icyiza umutegurira. Mwami senge mwene data uhangayitse. Mwami kugira ngo umubere amahoro. Mwami waravuze ngo uduhaye amahoro. Amahoro yawe urayatanze kandi urutanga nkuko abisi batanga. Ngo duhumure mwami. Mwami utange ihumure kuri mwene data wabuze amahoro. Hari mwene data ufite ikibazo cy'uburwayi mwami cyamurembeje. Mwami ndasenze kugira ngo ikiganza cyawe gikiza kimukize mwami. Icyo twakiriye ni ibyiza bituruka kuri wowe mwami. Icyo twanze ni imigambi ya Satani. Mwami bohora abantu bawe. Aho Satani yatwaje igitugu babohore. Icyubahiro mwami gikomeze kubika abantu n'iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.